akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri gahunda yacu y'ibiganiro isanzwe ari kuri YouTube ndetse no kuri Radio Rise. Akanya tugizemo tugiye kugirana ikiganiro na mwene data kuri aya masaha. Rero ikiganiro dufite ni ikiganiro cyitwa Umukristo Mwiza. Rero mwene data yamaze kugera muri studio aho tugiye kuganira ku ngingo uyu munsi. Ngiye nitwa Dusaba N'Imana Ernest, ngewe tugiye gufatanya mu kuyobora iki kiganiro. Rero reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka duhe mwene data ikaze atwibwira amazina hanyuma atubwire n'ingingo tugiye kuganiraho. Murakoze kuduha ikaze. Amazina ni Bugirimfura Emmanuel. Uyu munsi turi buze kuganira ku nsanganyamatsiko ivuze ngo umukristo n'amafaranga. Yego, umukristo n'amafaranga. Rero iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho tureba muri iki gihe kandi iyobokamana rifite ukuntu ryagiye ribivugaho. Mbere yuko dukomeza rero reka duce bugufi hanyuma dusenge kuko iyo tugiye kuganira niyo. Turagushimye Data wa twese, tugushimiye ko waturinze mu minsi itambutse, udukoreye ibikomeye, unadutije amasaha nk'aya ngaya kugira ngo tuganire n'abo waremye, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugusabye kutuba bugufi kandi turakwinginze ngo utuyobore kuri buri ntambwe, byatuma tukumenya kandi bigatuma dukoresha ubutunzi waduhaye neza, ubitwumvishe kandi uzadushoboze kubikiranukamo mu izina rya Yesu. Amen. Rero nk'uko twari tubibabwiye amasaha y'ikiganiro cyacu yageze ndetse twanamaze no kubabwira insanganyamatsiko ko tugiye kuganira ku mukristo n'amafaranga. Ese ubundi iyobokamana nikiri bivugaho ingingo y'amafaranga kubirebana n'umukristo? Murakoze kuduha umwanya, ariko wenda mbere yuko tuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, buriya amafaranga cyangwa se ubutunzi Imana yabihaye abantu ngo uyafite bimugirira akamaro, ariko n'abamuzengurutse n'abaturanyi n'inshuti nawe abashe kubagirira akamaro bitewe n'uko ayafite. Yego. Mbese ubwo mu yandi magambo amafaranga agira icyo amaze ari uko hari icyo amariye abandi. Yego. Ubundi amafaranga ni ibikoresho bigenewe gukemura ibibazo. Rero nkuko Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukora abandi makuba, n'amafaranga ari mu rugo ari mu isi icyo amaze no gukemura ibibazo. Nibyo. Yego. Rero ijambo ry'Imana hari icyo ryabivuzeho mu gitabo cyitwa Imigani. Ku bakunda gusoma Bibiliya, igitabo cyitwa Imigani, turasoma Imigani ibice bitatu. Turihuta cyane tugere ku murongo wa 9. Niho banditse amagambo avuze ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, ndetse n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Yego. Ibyo nubikora ukubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, icyo ni kimwe. Ubwo bishatse kuvuga yuko ari amafaranga. Yego. Cya kabiri, ndetse n'umuganura w'ibyo umuntu yungutse. Yego. Mu yandi magambo ni ibyeze mu butaka. Ibyeze mu butaka, inyungu wungutse uri gucuruza. Kuko hari n'abajya bahinga ariko ugasanga ibigori duhinze ngewe nawe turabifatanije, tukavuga ngo nitumara kubigurisha tuzagabana amafaranga. Yego. Umuganura w'ibyo wungutse rero cyangwa w'ibyo wahinze, burya nabyo bigomba kubaha Uwiteka binyiriye mu buryo bwinshi, bumwe muri bwo bwitwa icyacumi. Yego. Reka tubashimire kubura ubwo busobanuro bwiza. Nongereho ko
nk'uko umuntu akoresha amaboko ye mu kugira neza abandi, agakoresha niba ari imodoka atunze akayikoresha mu kugira neza abandi, n'amafaranga nayo agomba kuyakoresha kuko nayo ni impano umuntu aba yarahawe. Yego nibyo. Noneho rero ubwo nk'uko umuntu uzi kuririmba agomba kuririmba kugira ngo aheshe Imana icyubahiro, hari umurongo uvuga ngo murya munywa cyangwa mukora ikindi cyose, ubwo n'ikindi cyose harimo n'imirimo dusanzwe dukora nayo tugomba kwibahisha Imana nk'uko mwari mubivuze. Noneho rero nagira ngo mugaruke kuri cya kibazo tuvuze ngo ese Ubukristo buvuga iki ku bintu bijyanye no kuba n'amafaranga Umukristo atunze, wenda usibye icya 10, ese ku bantu bakinnyi bamuzengurutse, ku nshingano ze muri bizinesi, nabyo mwabitubwiraho kugira ngo abantu barusheho kunguka. Murakoze. Wenda turaza kugira ibitabo dusoma kugira ngo bibashe kumvikana neza. Yego. Iki gitabo cyitwa Ministère de la Bienfaisance cyangwa se mu kimwe umurimo w'ubugiraneza. Yego. Bagerageje kwandikamo amagambo turi buze gusoma makeya. Mu gitabo kuri page y'iki gitabo ya katurebe ko ari 140, kadusome 144 nibwo biri buze kumvikana neza. Yego. Haranditse ngo bene data mwuzuze imibereho yanyu ibikorwa byiza ku bwa Yesu. Yego. Ubwo niba ikibazo kibajije ngo ni gute Umukristo yakwitwara mu mafaranga, nuko ibyo yagakoze byose burya byari kuba byiza kurushaho ariko bikoze mu izina rya Yesu. Yego. Nibwo byunguka, nibwo bihirwa, na nibwo bitubuka. Yego. Hepfo haranditse ngo ibyo mufite byose ni iby'Imana. Ibyo dufite byose ni iby'Imana, niyo tubikoresheje ku bw'Imana ijya bitubura. Yego. Ntago ari ibyacu gusa. Yego. Ahasoza haranditse ngo mwirinde kugira ngo mutagundira iby'ubuntu Imana yabahaye ngo mubihe abari hanyuma y'abandi, cyangwa se ngo mubihe abapfakazi cyangwa abakene. Ibyo abashaka kubisoma babisoma mu gitabo cyitwa Testimonies umuzingo wa 4. Nibyo ni umuzingo wa 4 ipaje ya 627. Rero nk'uko mwari mutubajije, umuntu afite ubutunzi nibuke yuko atarobwe wenyine gusa. Atarobwe wenyine gusa, ahubwo n'ubwe ku giti cye, nibyo kuko yarabushatse, ariko mu mvugo zisanzwe bavuga ngo biryoha bisangiwe. Yego. Ndumva twagarukira aho ngaho. Rero nk'uko mwari mubivuze, Imana tuzi ko ari rukundo, ni umugira neza. Mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa bari kuvuga akamaro k'itorero mu isi, kubera yuko Imana itari mu isi ngo abantu tujye kuyisura nk'uko twavuga ngo wenda ituye Musanze tujye kuyisura, ituye Kigali tujye kuyisura, ituye muri Amerika. Mbonera no kubwira abantu ko iyo bibeshya akavuga ngo icyiciro cy'itorero ryacu kiri ahangaha, nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko iryo torero ryayobye, kuko icyiciro cy'Imana kiri mu ijuru. Mu isi itorero rihari nk'umu agent cyangwa se nk'umukozi uyihagarariye. Noneho rero kubera yuko Imana itibereye mu isi, ibikorwa byayo muri iki gitabo baravuga ngo ishaka kwiyereka abatuye isi ubugira neza bwayo n'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo bikagaragarira isi, abari mu isi ariko binyuze mu itorero ryayo. Rero ubwo uri muntu wese uri mu isi, icyo agomba gukora ni uko abantu akora nk'uko buryo uwo bamubona aravuga ngo nagize Imana. Nibyo. Rero ubutunzi dufite, amafaranga dufite, inyungu twungutse nazo nizo gukorera Imana. Rero ikibazo cya kabiri, hari igihe umuntu natashaka kugira ngo tuganireho, mu gihe umuntu agiye gukoresha amafaranga, mu gihe ari gucuruza, mu gihe agiye kugura, mu gihe ari umushahara cyangwa se ari abahemba, ari abakoresha, ni gute umuntu yaba umukiranutsi muri iyo ngingo? Nayo ndagira ngo muyidusobanurireho. Murakoze kuri icyo kibazo. Turi buze kongera dusome amagambo makeya
n'ubundi mu gitabo cy'imigani ibice 10 turasoma ku murongo wa 15 twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'umukozi, ku bijyanye n'umukoresha, ndetse turi buze no kuza kubisesengura by'umwihariko ku buryo abadukurikiye bari kutwumva, ufite abakoresha cyangwa se ufite ibyo akora n'abakorana nabo, yego, ari buze kumenya umurongo ngenderwaho ariko by'umwihariko w'ijambo ry'Imana. yego. Ku murongo wa 15 w'ibice 10 by'imigani haranditse ngo ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye, ibitsemba abatindi n'ubukene bwabo. Ndasubiramo aya magambo kugira ngo abadukurikiye bashe kumva neza, kuko hari abantu bakunda ibintu bisubiyemo. Yego. Ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye. Yego. Ubwo mu yandi magambo, ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye igihe akorana neza n'abakoresha. Yego. Kuko ubundi inyungu y'umuntu wese uzi yuko hari ibyo atunze, nuko hari abantu baza kubikora kugira ngo bibeho. Kuko uzi ko hari abantu bagiye bafite amakampani atwara abantu, bafite amajansi. Yego. Ariko niba tuvuge ari kampani yitwa wenda Urugendo, ikaba ihagurutse imodoka buri minota 15 muri buri gare, uwo muntu ntabwo ari uzitwara. N'igihe ushobora gusanga no mu byangombwa atunze hatarimo ibyo gutwara imodoka nk'izo kuri urwo rwego cyane. Ariko umushoferi wazindutse ajya gutwara abagenzi saa 11 bukira akamaro kweze gutyo, uwo muntu urumva ko ari gukora akazi ka business. Nubwo nawe yashaye amafaranga, ariko inyungu abona azikesha kuba abakozi bagiye mu kazi. Rero ubwo ngubwo ngira ngo nabo ngabo bari bavuzeho uwo mudugudu wo kuba iyo kampani cyangwa se iyo agence niyo wese nk'umudugudu we ayikesha kuba hari abandi bantu bayiza kwituramo. Nicyo bishatse kuvuga. Hepfo biranasobanutse neza, baravuze ngo ibitsemba batindi n'ubukene bwabo. Yego. Burya hari abantu bajya bihitiramo umurongo utari mwiza, cyangwa se bagahitamo umwanya bahereramo utari mwiza gusa mubi, bakavuga ngo abakire si abantu. Yego. Igitumye uvuga iryo jambo nicyo gitsembye ubukene bwawe, nicyo kikugize uwo uriwe. Yego. Bibiliya iravuze ngo ni umutindi. Yego. Ariko urebye umukire cyangwa se urebye umutunzi ufite ubutunzi ukamwaka akazi, ni urugero, ukamubwira uti nagira ngo mpa akazi ko koza imodoka yawe. Buri mu gitondo njya mbona ugenda, ariko nkabona yakubwira ati nta kibazo uza utangira akazi. Yego. Mu by'ukuri ko wamutekerezaga nuko gushubije biratandukanye. Yego. Rero ibitsemba ubukene cyangwa se ibituma umukene ahinduka umutindi ni ibitekerezo bye bibi. Yego. Naho umukire we, ijambo ry'Imana ritugira inama yuko mu gihe ubukire bwe bubaye bwiza, ujya mumubera umudugudu, bisobanuye ngo yuzura n'abaturanye nabo. Yego. Niki ijambo ry'Imana rivuze. Kuri ingingo hari kandi kantu nshaka kongeraho. Waravuze kuri abantu batifuriza abandi neza bitewe no kwenda nuko bibwira yuko bo bahiriwe mu buzima. Ariko ijambo rivuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja mu minsi imperuka. Rikurikirana rivuga ngo kuko ubugome bwa benshi buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubugome rero kugwira ni igihe umuntu agiriwe icyizere runaka ntagikoreshe cyangwa se akagipfusha ubusa. Mbese umuntu hari imvugo nanga mwisi ukunda kumva uvuze ngo umuntu umugahura agiye gusaba akazi, yamara kukabona ukabona ntabwo akiyitayeho, wamuganiza akavuga ngo karushye isaba. Bajya bivuga. Iyo buriya umuntu bivuze abahemukiye umuntu wamukoresheje. Kuko niba umuntu aguhaye imodoka ngo uyitware, iyi modoka ikaba yakabaye imara amezi 3 utagiye mu igaraje, ukayitwara nabi ikajya mu igaraje buri cyumweru, urumva yuko mu mafaranga imodoka ikorera nka 1/2 kijya mu igaraje kandi ari zapfa vuba. Noneho rero kutabinyangamugayo kuri urwo rwego nabyo n'ubupagani. Abantu bajya bamenye ko uwo muntu uri guhemukira nibimubaho 3, umutima mu Satani azawubyutsa muri we, nawe ajya asuzugura abantu, anabafate nabi, nibe naba ngo nibacangamo ye kubahemba kandi mwaje ku kazi.
yego nibyo. Rero abantu tugomba kumenya ko gukiranuka mu mafaranga, mu nshingano, mu masezerano, ibyo biri mu bigize ubukristo. Umukristo muzima agomba kuba yuzuza inshingano ze kandi neza akiranutse. Hanyuma mu buzima bw'ubucuruzi wenda tubaye nk'abikomozaho, ariko hari igihe ujya wumva ukavuga ngo nta munyamwuga utabeshya, ngo nta muntu udoda utabeshya, ku buryo bimeze nk'aho ari forumire yubatswe ngo umufundi agomba kukubeshya, agomba kukwiba, agomba ukiba. Ese ubundi umukristo w'umwubatsi, umukristo w'umudozi bakwiye kuba bitwara gute ku ngingo yo gukiranuka ku masezerano? Kuko nubwo twavuze ngo ni ku mafaranga, ariko aya mafaranga n'undi ava mu bikorwa abantu bakora. Murakoze kubaza icyo kibazo, wenda n'abadukurikiye nabo batega amatwi baraza kumva igisubizo. Biragoye ko muri ubu buzima busanzwe bwo mu isi abacuruzi wenda bari buze kutwumva neza cyangwa nabi bakurikije ko bakunda amafaranga, ariko bijya bigora yuko umuntu akiranuka ku nshingano ye y'ubucuruzi igihe cyose atagize iyobokamana nyambere. Yego. Iki gitabo mfashe cyitwa Ibihamya by'itorero, ni umuzingo wa 5. Ni icyigisho, izina ryacyo ririgaragaza. Izina ry'iki cyigisho ryitwa ubucuruzi n'iyobokamana. Yego. Business and religion. Yego. Niko icyigisho cyitwa. Kirasobanutse cyane. Rero baravuze ngo ku bacuruzi bose cyangwa se ku bashaka gucuruza, kuri page ya 423 baravuze ngo ku binjiye mu mishinga y'ubucuruzi bagomba kumenya yuko bari gukorana n'Imana. Yego. Mu mishinga y'ubucuruzi bagomba kumenya ko bari gukorana n'Imana. Hepfo kandi bakibuka yuko ibyo bakora Imana yabyemeye, ndetse bakabihuza n'ijambo ryayo kugira ngo bamenye yuko ibyishimiye. Yego. Ijambo rirakomeye kugira ngo umushinga ukora Imana iwishimire. Bivuze ko ugomba kuba aho ngaho uri, inshingano Imana yagutumye uri kuyikora. Nibyo. Hejuru yo kuba abantu bagomba gutanga icya 10, bagomba gutanga ituro, bagomba kwita ku bakene, ariko curuza uvuga ngo ibintu ndi gucuruza niba ari ikiro, ni ikiro koko, ntabwo ari ikiro kibura amagara mangahe. Noneho niba ugiye no kugurisha umuntu, ntumugurishe bijyanye nuko ubyifuza gucuruza, bijyanye nuko amabwiriza biteganya. Nibyo. Hepfo bo barongeye bandika amagambo, baravuze ngo we are as the trees planted in the garden of the Lord, and he comes to us seeking the fruits he has a right to accept. Baravuze ngo tumeze nk'ibiti ariko bitewe muri jaride y'Imana. Yego, mu busitani bw'Imana. Mbese abacuruzi nimumenye ngo aho muri ibyo mucuruza byinshi. Yego. Reka tuvuge ngo umucuruzi ni igiti. Yego. Umunyu ni ishami, ikibiriti ni ishami, umugati ni ishami, umuceri ni ishami, kawunga, ibigori byose. Bityo rero Imana igize inyuriye mu mukiriya, akaza akavuga ngo none mufite umunyu, mbese ubwo Imana ikabije gusoroma, ije gusarura. Yahagera yakwinjira ari umukiriya, ngo mbere ngo umuntu nyungo warabuze, ngo ikiro ngo ntabwo kikigora 200, ngo ni 500. Yego. Ubwo muri jaride cyangwa se mu busitani bw'Imana bikaba bigaragara yuko burya cya giti kiri kwitwa umucuruzi cyabaye ingwingiri. Yego. Cyarumbye. Mbese aho yakaba yasarura ukuri, ahasaruye ikinyoma. Nka rubaroza ngo Uwiteka yahinze akarubagarira, ariko aho kugira ngo rwere inzabibu rukera indibu. Nibyo. Hepfo bakomeje amagambo ari kuvuga ngo ijisho ry'Imana rero tureba twese. Yego. His eyes is looking for us. Iratugenzura. Yego. Hepfo baravuze ngo
bavuze amagambo meza ariko arakomeye cyane. Imana ireba mu mitima yacu kandi igasobanukirwa n'aho dutuye. abantu bajya bakora, hari akantu aho ngaho nibutse, ujya ubona ko ku cyumweru, ku isabato, bijyanye n'uko itorero umuntu asengeramo ribiteganya, usanga amaduka menshi yagezemo wasanga afunze. Yego. Hari n'imijyi ugeramo rwose, nk'umujyi wa Kigali iyo ugezemo ku cyumweru ushobora ukagira ngo abantu barahunze, ugasanga ashinzwe umutekano aribo barimo bonyine. Ariko iyo bavuyeyo uhita utekereza ati ariko ko ntawe bigeze bategeka kwambura, ntawe bigeze bategeka guhenda, ko ntawe bigeze bigisha ko agomba kunyereza imisoro, kuko buriya kwishyura imisoro nabyo ni inshingano z'umuturage. Yego. Ni umuntu unyereza imisoro ku cyumweru ko tudasanga ari gukora, wenda ngo dusange no ku isabato ari gukora, ajya mu rusengero gute? Umukristo yagakwiye kwitwara gute ubundi kuri izo ngingo? Ese ubukristo bugarukira mu rusengero gusa umuntu yasohoka agiye mu mishinga isanzwe bugasigara, cyangwa n'ubundi bugomba kuba umurimo? Buriya ne wenda reka aya magambo tubashe kuyasobanura kugira ngo abantu bayumve. Yego. He reads our hearts and understands our lives. Yego. Imana icyambere isoma imitima yacu. Ikindi kandi inanasobanukiwe aho dutuye, aho ducumbitse. Yego. Birimo ibisobanuro by'ibintu bibiri. Icyambere nuko Imana isoma imitima yacu iyo uvuye mu rugo mu gitondo ukagenda ukagera aho ucururiza, kuko isobanukiwe aho dutuye. Niba warubatse irabizi, niba uri mu icumbi utarubaka nabyo irabizi. Bityo rero wihenda abakiriya bakugana ngo babwire ngo ngo inzu dukoreramo ngo zirahenze, ngo kandi naho dutuye ngo turakodesha burya, kandi ubwo Imana izi yuko wamaze kugura. Yego. Kandi wanze no kubaka kubera wenda byinshi waguze witeganyirije ariko nabyo byavamo inzu. Yego. Bityo rero ntukareganye abantu b'Imana, kuko izi umutima wawe izi naho utuye. Yego. Nikiri jambo rishatse kuvuga. Yego. Bo rero mbe mucuruzi, mbe mukristo, mbe muntu w'Imana, witirirwa izina ry'Imana, nubwo wenda turi buze kubisoma, ariko iby'Imana ntibigatukwe kubera imyitwarire yawe mibi kandi ujya wiyitirira iyobokamana. Hari umurongo utubwira ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Rero hari ingingo yandi hano nshaka kuvugaho, mu Migani umurongo wa 10 igice cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo urugero rw'uburiganya ni kizira ku Uwiteka, nibyo, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Mwawe tekereza, umuntu agiye kugura ikiro wenda tuvuge cy'ibirayi, umuhaye amagarama 800 mu gihe akabaye muhereza amagarama 1000. Noneho uwo nguwo nuje kugura, wowe nujya kugura ukajyana umunzani upima amagarama 1100. Bese ubwo yibye kabiri, akiba umukiriya, akiba n'umugurisha. Rero buriya ibi byaha hari igihe abantu bicara bakavata, ariko amafaranga ninjye yakoreye ni inyungu zanjye, ariko mu isi buri muntu wese Imana yagiye imushinga ibyo azashobora. Nibyo. Hari umuntu Imana yampaye impano yo kuyobora, ku buryo ntacuruza, ntakora ibindi, ariko ubwenge bwe bukangukiye kuyobora, akaba umukuru w'igihugu, akaba gitifu, akaba meya, akaba guverineri, akagenda akareba ati hano hakeneye umuhanda bakawuhashyira, hariya hakeneye gushyirwa isoko rusange bakarihashyira, hariya n'akaba afite impano yo gucunga umutekano, akaba ari we upanga ingabo ku murongo akavuga ngo mucunge umutekano gutya ibisambo bitaza kutumara abaturage, abanzi b'igihugu batadutera. Ubu afite inshingano ze. Hari undi Imana ahaye impano yo gucuruza, uwo nguwo nawe nazirikane ko umusirikare agomba gukiranuka ku nshingano ze, meya agakiranuka ku nshingano ze, umwarimu agakiranuka ku nshingano ze, n'umucuruzi nawe agakiranuka, nibwo isi yabasha kugira amahoro. Rero undi murongo wo mu Migani n'undi 20 umurongo wa 10 haravuga ngo kuri iyo ngingo nanavuze ibipimisho bibiri, kimwe gipima amagarama 1100,
menshi yarenzeho, ahandi bagasanga bapima 800 kandi hari umunzani bashobora gupimisha ugapima amagarama 1000 ku kilo kimwe. Aravuze ngo ibipimisho biciye kubiri n'ingero ziciye kubiri byombi ni ibizira kuwiteka. nibyo Mbese hari igihe usanga umuntu amubwira ati ariko ushatse waza akavati ngewe ntabwo nanga abasambanyi, nanga abajura, nanga abagizi ba nabi, nanga umwica, akanga umurozi ariko atunze ikizira mu nzu ye. Ngira ngo nayo maturo y'umunyabyaha nubwo yayatura ariko Imana ntabwo yishimira. niko byanditse. Rero umurongo wundi wa 23 muri cya gice n'undi cya 20 aravuga ngo ibipimisho biciye kubiri ni ikizira kuwiteka kandi igipimo kibeshya si kiza. Rero abantu birumvikana ko Imana yitaye ku bacuruzi, yitaye ku bantu bakora imishinga, ariko tugerageze twige gukiranuka. Aho uri uvuge ngo ese ibi bintu ndi gukora Yesu hari niko yabigenza. Yego. Yesu hari nirwo rugero yafata. Ese uyu muntu nakwemera ko aza tukajya kurangura hamwe? Wenda kuri iyi ngingo kugira ngo tuyiveho neza, reka tubanze dusome aya magambo ari mu gitabo cyitwa Message to Young People cyangwa se ubutumwa ku basore. Ni ku ipaje y'iki gitabo ya 304 ku badukurikiye. Niho banditse amagambo, barandika ngo ntabwo amafaranga dufite twayaherewe kwihimbaza ubwacu gusa ngo twiheshe ikuzo. Yego. Ubwo n'ubundi turi kuri cya kindi, iyo wayabonye ni byiza ko warayabonye, ariko abari inshingano Imana iguhaye. Abari inshingano Imana iguhaye. Ariko nanone nibibi ko yabona nkuko maze kubivuga ngo yapfusha ubusugura umunzani muzima n'umunzani utari muzima. Yego. Mbese ntago twahereye kwihimbaza. Ubundi nuko wenda abantu batabimenya, ariko igihe Yohana avuga ngo niba mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa bibahagije munyurwe nabyo. Ririya jambo ikintu risobanura, uzi yuko hari umuntu ushobora gukora amafaranga Imana ikaba yaramugeneye kwenda ko azamara imyaka 50 mu isi. Mu mafaranga yakoreye ukasanga uramutse ugiye kubara yariye wenda yariye miliyoni 20 ariko yarakoreye miliyoni 100. Izo miliyoni 80 zindi zisigaye ugasanga abo yarashinzwe mu muryango wenda bariyemo miliyoni 50, izindi 30 zisigaye kuri konti. Ugira ngo ayo mafaranga aba yaraye ni ntizo. Ubundi ibintu dukorera mu isi, hari amafaranga ukorera yo kurya yawe iyo aba ari na duke cyane, ayandi yose agomba kujya ku bandi bantu. Niba mu mudugudu wanyu hinjiramo miliyoni 20, wowe ukinjiza 15, uwo mudugudu wose ugomba gusharinga ibyo bintu. Hariye muza bino bigo bijya bikora ibarurisha imibare bicara akavuga ngo buri muntu kwisingwa ngo litiro wenda 20 z'amata. Ariko hari n'abayavuyeho, hari n'abayanywa wenda akabarya mu nda. Baba bafashe izi nyobwa zose bakagabanya buri muntu wese uri mu isi. Rero no mu butunzi, mu gukemura ibibazo, twakabaye dukemura ibibazo ariko mu buryo buri mituweli cyangwa se gukunganirana. Rero ndagira ngo iryo jambo rikiri kurisamaho. Nari ngiye guhasoza. Yego. Amafaranga afite agaciro gakomeye kubera ko ashobora gukora ibyiza bikomeye. Yego. Iyo ari mu biganza by'abana b'Imana, abi byo kurya ko bashonje. Yego. Amafaranga si meza? Ni meza cyane. Hepfo ibyo kurya by'abafite inyota, ibyo kunywa by'abafite inyota, ndetse n'imyambaro ku bambaye ubusa, ni umurengezi w'abakandamizwa, kandi ni uburyo bwifashishwa mu gufasha abarwayi. Amafaranga yadufasha kubavuza. Dusoza, nyamara amafaranga nta gaciro arusha umusenyi, keretse gusa iyo akoreshejwe mu gutanga ibikenewe mu buzima, mu guhesha abandi umugisha, ndetse no guteza imbere umurimo wa gikristo. Yego. Ubwo kuri ingingo twari turiho, reka abantu bamenye ko amafaranga yagira akamaro bitewe n'uyafite uwo ari we, n'urukundo afite rwa Kristo agirira abantu.
niba ari mu biganza by'abantu b'Imana ni ibyo kurya ku bashonje, niba ari mu biganza by'abantu b'Imana bijya bimara inyota ku bafite inyota bayamara inyota, ayo ni amafaranga. Niba kandi ari mu murimo w'Imana, mbese mwibwirizabutumwa, burya nta mucuruzi yagundira ngo avuge ngo bizakorwa n'Icyacumi gusa, ahubwo nawe aho ari yafatanyiriza hamwe n'abandi kugira icyo akora mu iterambere. Ariko aya mafaranga niba ntacyo amara ngo akemure ibi ngibi dusomye byose, biravuze ngo afite agaciro ndetse n'umusenyi uyarusha agaciro. Kuko erega umusenyi urubaka nubwo aho waba uri hose wenda umuntu ashaka kugenda akawugura, ariko buriya amafaranga atuma umuntu icyamumariye ari kumuraza ijoro gusa. Amafaranga umuntu ataba afite mu rugo, bivuze ngo rero ubwo umuntu agiye kwa muganga wenda akeneye kubyara, akeneye umuti, ngo umwitabaze icyo kibazo gikemuke, aya mafaranga ameze nk'adafite icyo amaze. Hari n'abantu bagira amafaranga icyo bafashije akora gutuma basuzugura abandi, noneho akibeshya ko ubwo afite amafaranga abwo ari ubwenge bwinshi, noneho akayikoresha nk'imbaraga yo gutuma abandi n'abantu wenda banagwa mu byaha. Hari abantu bagira amafaranga akari cyo gituma basambana, akari cyo gituma basinda, akari cyo gituma bicisha uwo bashaka kwicisha. Ayo mafaranga urumva ko wa mugani, ahubwo sinzi niba navanga ngo umusenyi uyaruta kure, kuko aba arazatuma uwo muntu arimbuka. Kuri iyo ngingo nuko icyo bashatse kuvuga ngo amafaranga iyo ari mu biganza by'umuntu ntagire icyo amara, umusenyi wayarusha agaciro, nuko burya iyo imvura iguye ikawutwara, ujya ubona ko nyine umusenyi adasohoka, ari kuvuga uti kumusenyi wanjye ugiye, kuki umusenyi wanjye amazi yawutwaye. N'imbaraga yashyiramo ngo bongere bawuyore bawuzane ziba ziri hafi ya ntayo, nta wita ku mucanga uri hanze, kuko nta washaka umurinzi ngo urarire. Bityo n'amafaranga iyo adafite agaciro mu biganza by'abana b'Imana ngo afashe abari hanyuma y'abandi, nayo aba afite agaciro kameze nka ko uwo musenyi urara hanze ntawuwurinze. Nicyo bishatse kuvuga. Rero iyi ngingo ndumva tushatse tuyimutseho gato. Hari noneho abantu bagira inshingano, hari nk'abantu leta inshingano zo gusoresha, hari inshingano zo gukora imirimo runaka, ariko ugasanga nubwo agenewe umushahara we bwite, afite amafaranga yaka abantu aha serivisi abaka, ariko adateganyijwe n'itegeko. Ese ibyo bintu umuntu w'umukristo ubundi yakaba yabikora? Cyangwa ni rya somo Yohana yabwiye bamwe bamusanze b'abasirikare ngo ntimukigire mwaka ibirenze ibyo mwategetswe. Abasoresha ngo ntimukake ibirenze ibyo mwategetswe. Abasirikare bavuga ngo ntimukagire umurega ibinyoma. Ese abantu bari mu nshingano nk'uko nguko basabwa iki kuri ingingo y'amafaranga? Ijambo ry'Imana hari icyo ryabivuzeho mu gitabo cyitwa Yakobo, ibice 5, ndatekereza ari ibice 5. Reka tugire amagambo makeya dusoma. Burya iyo umuntu hari ibyo yemererwa n'itegeko, ngo agire igiciro cy'amafaranga runaka cyangwa se cy'urugero runaka agomba kwakira, ari ibyo ari buze gusaba abaturage ngo nimuze musore, nimuze mutanga ya dore naya, izina ryawe niri, turi kubona uri butanga amadolari 10, ariko yakugera iruhande ukavuga ngo urengejeho iminota 10 ni amadolari 30. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko uwo muntu ni umuvumo. Muri Yakobo 5 haranditse nk'umurongo wa mbere, ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muboroge n'ibyago mugiye kuzabona. Aba ni abatunzi bazabona ibyago ndetse bakanaboroga bitewe nuko ibyo bakoze byose nta mugisha wari ubirimo. Batsi birenze ibyo bategetswe. Batsi birenze
ibyo bemererwa kwa ibyasabwaga. yego umurongo wa kabiri, ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Mu by'ukuri gucuruza uhenda, kwaka ibirenze ibyo wategetswe, iby'itegeko riteganya wowe ukarenzaho, cyangwa se ukarya ruswa, cyangwa se ukanyereza ibintu. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo birundarunde, ariko inyenzi zo ntabwo uzazicika, n'ingese nazo ntabwo uzazicika, yewe n'iyo myenda wiratana nayo izabora, rero cyangwa se iribwe n'utundi dusimba. Ariko rundi ngira ngo hari igihe kwihangana kw'Imana gushira, umuntu akabirunda, ariko bikarangira ibimenyetso bibonetse, ubutabera bukamukurikirana ku buryo atabona umwanya wo kubirya. Rero reka tubwire abantu ngo gukiranuka mu nshingano, ku mafaranga ntawe bikenesha, n'umva wanakennye ukaba ukiriho, Imana izawe ikikurinza, kuko n'undi ubukire Imana yadusezeranije buri muntu wese agomba kubona, bugomba kwitabwaho, n'itoro ryabona rigahita ritabara. Ni umuntu ukennye ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, uwaburaye itegeko rivuga ko agomba guhabwa ibimutunga. binteye kugira amagambo nsoma handi twari twasomye, binteye kumva nayasoma cyane, kuko muri cya gitabo cyitwa iyobokamana n'ubucuruzi, business and religion, baravuze ngo abacuruzi bakunda kubeshya, nkuko turi kuri iyi ngingo yuko umuntu yakwaka ibirenze ibyo yategetswe, ngo bana abacuruzi bakunda kubeshya, ngo bajya bataha bananiwe, ngo bakibagirwa yuko bari mu rugo, ngo bakabeshya n'abana babo. Yakunze kubeshya, nibyo akunda gukora, nibyo akunda kuvuga, abibwira abana be, yagera no mu rugo akibagirwa yuko ari kumwe wenda n'umudamu cyangwa n'abana, ngo ndaje gatoya, ngo nyuma y'iminota 10, kuko niko akunda kubeshya abakirango nyuma y'iminota 10. Kandi ubwo nyamara anaragiye azamara icyumweru atazagaruka, wenda asagiye kuryama ntari bugaruke yananiwe, mbese akagwa mu cyaha cyo kubeshya, nk'uko asanzwe abeshya abakiriya, cyangwa se nk'uko asanzwe yaka ibirenze ibyo yategetswe. Kandi ubwo ari igihe uriya ikinyoma n'ikibi kera n'umusaruro mubi. Umwana ubeshya akiri mutoya, nawe akorana cya kinyoma, nawe akaza kibeshya, noneho akaba igihe wenda wagira n'amahirwe ukamenya ubutumwa bwiza ukihana, umwana akazakomeza kubeshya kubera ko wabimutoje. Igihe kikazageramo yamara gukora akavata, ariko uyu mwana kubeshya kungana gutya yagukuye kandi ari wabimutoje. Rero abantu bamenye ko dufite abana turera, bagomba kutwubaha, ariko natwe bakuru turi abana b'Imana. Yego, iyo iratureba ikamenya byose, ku buryo ngo nibiri mu mutima irabireba, irabigenzura, ikabimenya. Rero bazayisomere, ni mu Cyongereza 424 umuzingo wa 5 bihamye. Yego. Rero ingingo ndi kubona dushaka kugira ngo tugane ku musozo, ni ku ngingo yo kuntu abantu bakunda amafaranga kugeza ubwo bashakira no mu bintu bundi bitakabaye bikorwa. Kuko amafaranga tugomba kuyashaka, tugomba no gukora, ariko business zitemewe, zibujijwe. Mu gitabo kimwe cyitwa kwirinda, bavuzemo iby'akaga, icyaha cy'abantu bacuruza ibintu byangiza abantu, cyane birimo inzoga, birimo ibiyobyabwenge, umusaruro wabyo ngo n'ingaruka zabyo, nubwo hari igihe abantu bishimira ko bungutse muri ubuzima busanzwe. Ndagira ngo wenda ubu tubwire kuri abantu, kuri iyo mishinga abantu bashoramo. Ese umukristo wakora business ariko imbi, cyangwa se ituma abantu bayirimo badakiranukira Imana? Ndagira ngo iyo ngingo nayo uyivugeho. Ese ibyanditswe hari icyo biyivugaho? Wenda gane ku musozo. Reka tugire ibyo tuvuga gatoya. Dusomye mu gitabo cyitwa Imigani n'ubundi, turebe amagambo turi buze gusoma. Mu by'ukuri nta maherezo y'uburiganya. Yego. Nta maherezo y'uburiganya.
ujya ugira amaherezo mabi. Ujya ugira amaherezo mabi, gufata kuba wenda uzi ko uri umuntu usenga, uri umuntu w'Imana, warangiza ugacuruza ibintu bitemewe. Yego. N'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana yaba muri Yesaya, yaba mu migani, yaba mu isezerano rishya, baratubwiye ngo inzoga uzihe ugiye gupfa. Yego. Sibyo? Yego. Noneho biteye agahinda n'impungenge kuba uri umukristo ukagira uko wambara ku manywa kuko twese tukureba, ariko nijoro ugahindura imyambaro kuko ntawe ukureba ugakora ibyaha. Yego. Ni bibi rero. Mu gitabo cy'imigani, ndasoma imigani ni 13, 13 umurongo wa 11, haranditse ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundanya ibintu avunika azunguka. Imana ihimbazwe. Amen. Urumva ko ibyiza ko abantu bamenya ngo nta muvuduko wagenwe abantu bagomba gushyiraho birukanka. Oya. Ku buryo ujya kwishora mu mishinga ubizi yuko amategeko nagufata ibyo utunze byose bazabijyana cyangwa se bakagufunga. Menya ko Imana yagennye ibizagutunga mbere, gukora n'itegeko. Gukora n'itegeko, Imana ibonye yuko utazabitunga ntacyo wakora. Noneho rero gukiranuka mu byo utunze, gukora kugira ngo bitere imbere bigwire, iyo ibonye ko ari ngombwa ko bigwira biragwira. Kuko ndumva ari mu migani havuze ngo ubutunzi ngo abakora cyane se bunguka, n'abanyabwenge se bagwiza igikundiro. Ahubwo ubutunzi ngo hari n'igihe kigira bukitera amaboko ukigurukira. Nibyo rero abantu bamenye ngo impano ufite niyo gukoresha nk'uko umusore afite imbaraga agomba gukoresha, nk'uko umusaza afite inararibonye agomba gukoresha akigisha abandi bantu, nk'uko umubyeyi agomba gucyaha abana bakabahana. N'uwo ufite ubutunzi, n'ufite amafaranga, iyo mpano akwiye kumenya kuyikoresha. Hanyuma ndashaka kugira ngo mugenere ubutumwa abantu bumvishe kino kiganiro, kuko amasaha yacu ari kugenda agana ku musozo. Ubutumwa mwabahereza ni ubuhe, cyangwa se mwabwira ni ubuhe tugana ku musozo? Murakoze. Reka tubagire inama z'uburyo bubiri, ariko tubasomeye aya magambo ari mu gitabo cy'ibihamya, ni kuri paje ya 425, n'ubundi ni kuri cya cyigisho kivuze ngo ubucuruzi n'iyobokamana. Barandika ngo mbese ni uruhe rugero uha abana bawe? Bari kuvuga umucuruzi. Hepfo, mbese uba ufite gahunda iyo uri mu rugo? Mbese abana bawe ujya ubigisha ijambo ry'Imana ufite kwicisha bugufi? Mbese binyuriye mu ijambo ry'Imana ujya ushobora guca bugufi mu buryo bwuzuye, kandi ugakunda abantu bose urukundo rumwe, ku buryo byoroshye yuko washyikirwa? Urumva, niba uri umucuruzi, mbese aho ukora, aho ugerageza gukora ku buryo ukora ku mafaranga, aho ntibyatuma utinywa n'abantu ngo nuko bereye afite, nawe ukagaragara nk'utinyitse. Inama twatanga umucuruzi, mwene data, mushiki wanjye, ca bugufi abantu bagushyikire, kuko n'ubundi iyo bishize urongera ukabasanga aho wabasize. Ahasoza ni inama turi gutanga, haranditse ngo ngaho gira iyobokamana mu byo ukora byose, ngaho ca bugufi mu byo ukora byose, ngaho kunda Imana ndetse n'abantu bayo, bityo bizatuma uvuga icyubahiro cyayo ufite kwicisha bugufi, ujye ukunda gusenga, kandi ibyo ukeneye byose ujye ubisaba Imana, buri mu gitondo na nimugoroba ujye wigisha umuryango wawe ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Niba ari umudamu, niba ari umugabo, mbese niba ufite aho uhurira n'umuryango, reka ubucuruzi bwawe bwo kugutwara ingamira ngo utwarwe n'amafaranga gusa. Inshingano zo mu rugo n'abo mu rugo, buri wese abyuke yiragira, jya ukunda Imana, jya ukunda gusenga, jya ugira gahunda, ntukabeshya abo mu rugo,
kandi niba ugiye kuva mu rugo mu gitondo mujye mwiga ijambo ry'Imana, unagarutse nimugoroba mujye mwiga ijambo ry'Imana. Murakoze. Mbese ntabwo ari byiza ko bizinesi yawe nubwo ari yawe igutegeka ngo urukundo ukunda amafaranga rutume wirengagiza inshingano zo mu rugo. Yego. Rero aha niho dushoreje ikiganiro cyacu. Mwene data yakoze cyane, nizere yuko n'ubutaha muzamuhari nitubone uburyo niboneka kugira ngo twongere tuganire n'abantu badukurikira. Murakoze, Imana izadufasha. Yego, rero reka dusoze ikiganiro cyacu. Twaganiraga ku mukristo n'amafaranga, twabanyemo utugingo twinshi. Nizere yuko muzakomeza kujya mwunguka, ari abari kuri YouTube n'abari kuri Radio Rise. Mwese reka tubabwire ngo ibihe byiza. Reka dusenge, dusoze n'isengesho, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Namwe kandi tubifuriza kugira ngo mugire imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Amen. Adusenge. Turabishimira Data wera udukunda mu ijoro ry'izina ryawe rihimbazwe. Amen. Abaturinze ndetse uduhaye amahirwe kugira ngo twumve iri jambo ryawe. Utwigishije akamaro ko gukoresha amafaranga neza nk'umukristo. Turagusabye kugira ngo ubunyangamugayo bwacu ubwongere, uduteze imbaraga kandi uduhe gukoresha ubushake bwacu mu gukiranuka. Ibyishimo n'ibyo ryo komeza kubaho. Amen. Kweretse rero imibereho yacu ya hano mu isi, nubwo harimo ibitugoye n'ibyo Satani akomeza kutwereka ko nitudakora nabi tutazabaho, ariko ijambo rya niryo rivuga ngo ugaburira inyoni n'ibishwi kandi nta na kimwe cyicwa n'inzara. Umuntu rero arabiruta cyane. Turagusabye kugira ngo ujye uduha kwizera buri gihe, twe gucogora no gukora neza. Ibyishimo n'ibyo ryo komeza kubaho mu izina ryawe Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abantu.